Tugaha ikaze wowe ukurikiye tuti Jojo TV muri aka kanya. Ndacyari Joseline tumukunde nk'ibisanzwe. Tugaha ikaze rero muri iki kiganiro ugiye kubanamo natwe ukurikiyemo muri ibi bihe byo kwibuka jenocide yakorewe abatutsi, aho tugiye kuganira ku mateka y'igihugu cyacu. Birumvikana tugiye kuganira rero n'urubyiruko, aho turi buze kugaruka ku ngingo zibanda ku rubyiruko, tureba iterambere ry'urubyiruko n'aho rwavuye, ndetse tukaza no kureba uruhare rw'urubyiruko mu kubaka iki gihugu kitagira amacakubiri. Tuguha ikaze rero, kandi ndanakwifuriza gukomera, nkubwira ngo ntabwo uri wenyine, ntukwiye guheranwa n'agahinda, ahubwo icy'ingenzi twibuke twiyubaka kandi duharanire ko amateka yacu atazadusubiza inyuma cyangwa se tudaheranwa nayo, ahubwo noneho durusheho kugira ngo tuyamenyekanishe isi yose n'abatayazi bayamenye. Televiziyo ni tuti Jojo TV nk'uko nabikubwiye cyangwa se nk'uko usanzwe ubizi, hanyuma ngewe ukugezaho ibiganiro bya buri munsi ndi tumukunde Joseline cyangwa Jojo, biraterwa n'ibikorohera kuba wareba. Muri iki kiganiro ndi kumwe n'umutumirwa wacu, umutumirwa ageze hano bwa mbere ariko agiye kutuganiriza ku mateka yo muri jenocide, ibyo aziho, ndetse kandi anatubwire mu rugendo rwo kwiyubaka n'icyo urubyiruko rwafasha igihugu cyacu. Ikaze kuri tuti Jojo. Murakoze cyane. Icyambere mubanza kutwibwira kugira ngo abadukurikiye babanze bamenye amazina yanyu. Murakoze cyane. Reka mbanze nsuhuze abadukurikira kuri channel ya T2 Jojo TV, nongera no kubakomeza kandi muri bihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 30 jenocide yakorewe abatutsi. Nababwira bakomere, ntibari bonyine, nibabeho, bakomeze bahoyera ubuzima. Nitwa Hakizimana Peter. Mu buzima busanzwe ndi umuganga, nutritioniste, nkajya nkora ibintu by'ubukerarugendo. Nishimiye kubana namwe, nishimiye kuza kuganira n'abantu bakurikira iyi TV yanyu. Yego. Harakoze cyane rero Peter, maze kutwibwira ndetse n'ibyo akora. Mu mwanya uri imbere nabwo turaza no kubigarukaho kugira ngo dufasha abantu gusobanukirwa n'uwo turi kumwe bya nyabyo ibyo akora. Nyuma biratinze cyangwa se ntibanze mu magambo, topic yo twamaze kwibwira abantu barayizi, ni uruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu kitagira amacakubiri. Ariko ntabwo tugiye guhita tuhinjira ako kanya, ndagira ngo tubanze tugaruke kuri Hakizimana Peter. Ubundi mbere ya byose urabanza utwibwire ni muntu ki, se jenocide yiziho iki, yabaye afite igihe kingana iki? Urakoze cyane. Hakizimana Peter, jenocide hari ibyo nyiziho. Hari ibyo nyiziho, yabaye ndi muto ariko ntabwo ni muto cyane. Urumva yabaye mfite imyaka 6. Urumva rero narabonaga byinshi, nabibonaga nubwo nari umwana ariko narabibonaga. Yego. Hari ibyo nabonye mu buto bwanjye, haba aho twari dutuye, aho twabaga, twarabibonaga abantu mbega uko wenda nari mutoya ariko baratubwiraga, ukumva abantu bavuza induru, ibiki n'ibiki byose turabikurikirana. Mu muryango nabagamo wenda ntabwo twahigwaga, ariko wenda mu rugo natwe ntabwo byari bitworoheye. Twari dufite famiye natwe z'abantu nabivuga gute, batwitaga ngo ni ibyitso, niko babivugaga. Aho twari dutuye rimwe na rimwe rero ugasanga nabaga kwa sogokuru. Urumva nawe bamugendagaho cyane, rimwe na rimwe akabaha amafaranga bakamureka, rimwe urumva nk'umuntu uko we ntabwo yigeze yitabira ibyo bikorwa bya jenoside. Rimwe na rimwe rero baza kumufata ko atajya
ku marondo ku mabariyeri ibintu nk'ibyo akabaha amafaranga. Amarezo twari dufite na famiye y'abandi bantu bahigwaga bari baraje kwisha mu rugo, nabo twarabanaga nabo akabarwanaho agatanga amafaranga rimwe na rimwe, bagahora batera buri gihe, nkabibona ndi umwana ariko bakabitubwira nkabyumva. Mu byumvikana sogokuru wawe wakureraga yari afite uburyo abayeho cyangwa se ubushobozi runaka yari afite, kumva yatangaga amafaranga. Mu gihe cya jenoside yari muntu ki, yari ashinzwe iki? Sogokuru wanjye yari umusaza yitabye Imana muri 2013. Yari umusaza wifashije mu cyaro, mvuga dutuye mu cyaro, akaba umusaza w'umuhinzi, yari n'umubaji ariko anoroye, yari yifashije bimwe byo mu cyaro. Yari yifashije bigaragara. Kandi twari dutuye, wenda nahavuga, ni muri Huye ubu ngubu mu murenge witwa Kinazi. Afite umusaza bamuhimbaga ngo ni nyiribati, bavuga ngo niyo muntu ngo wubakije ibati bwa mbere. Yabayeho ku bw'abo babirigi cyane, umusaza wari ukuze, bavuga ngo niwe wubakije ibati bwa mbere muri ako gace, bamuhimba gutyo. Hanyuma umbabarire kubwo kuza kukubaza, ni amateka nyine tuba turi kugira ngo twinjiremo tubone nuko tubisesengura cyangwa se tubiganiraho neza. Icyo gihe niyihe mpamvu wabaga kwa sogokuru? Se nta babyeyi wari ufite cyangwa ni kwa kundi umwana ajya kuba kwa sogokuru? Warakoze cyane. Amarezoma nta babyeyi nari mfite, igihe narerewe ko bapfuye ndi mutoya mbere gato ko jenoside iba, ndendererwa kwa sogokuru. Kumva natangiye kuba ndi muto mfite nk'imyaka nk'itatu gutyo ubwo nisanga ari aho ngaho ndi niho nakuriye. Hanyuma jenoside irabaye, umusaza ntiyishora mu bwicanyi nk'abandi, birumvikana agira abantu afasha, abarinda kwicwa. Se noneho aho ndibaza, byarinze jenoside yarinze irangira, wa muryango mwarindaga barifashaga n'ubundi mukiri kumwe cyangwa byaje kugeraho? Ni ukuvuga twari tukiri kumwe kugeza aho inkotanyi ziri kubohora u Rwanda zije, natwe turahunga nk'abandi, na wa muryango turahungana. Mu guhungana tugenda ubwo duca kuri ayo mabariyeri, n'abandi duhunga turi benshi. Ubwo ni mu kwa karindwi, mu mpera z'ukwa gatandatu, tuhunga twerekeza ibice bya ko muzehe yavukaga Isave, avuka Isave, then twerekezayo. Ntitwarenze n'Isave, twagiye tujya muri famiye ya Isave, then twumva ko inkotanyi zabohoye igihugu, aho iwacu iriya za Rusatira, na Nyanza zahafashe. Umusaza uko twahunze, deja muze nta nubwo twagiye twese, haba bari mu rugo, haba n'umukecuru n'abandi bo mu rugo, we yarasigaye. Tujyana inka zacu n'ibindi bintu bikeya, then mu nyuma umusaza aza kudusangayo. Yadusanzeyo nyuma y'iminsi nk'itatu cyangwa ine, aho muri famiye Isave. Adusaba noneho ko twatahuka, tubwira ati naje nca ku nkotanyi, timushatse mwaza tugataha, ati nyuma ni amahoro. Ubwo twafashe inka dusigaranye, izindi zaraducitse, hari izo twabuze nkeya twari dusigaranye, turongera turazishorera turataha. Urumva mu ntambara byoroshye kugenda n'amaguru, nari umwana ariko ndabyibuka sinananirwaga. Hari ubwo nibaza muri no minsi umuntu asigaye akora nk'ibirometero 2 ukumva urapfuye, ntibaza ukuntu abantu twagendaga. Ndabuka kugira ngo tugere Isave twaraye mu nzira ijoro rimwe, nari mutoya ariko ndabyibuka. Then dusubira mu nyuma tugenda duca ku basirikare b'inkotanyi bakaduhumuriza, kagira gute tuza kugera rero aho twari dutuye. Dusanga inkotanyi zarahafashe, gusa urumva abantu bari amatongo baragiye. Rimwe nibwo hari abandi bantu twahuye bari barabashije kurokoka jenoside. Sinzi bagirwa hari ubwo twahuye turimo tukabaye inkotanyi n'abasirikare b'inkotanyi, hari abantu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi bari kumwe nazo, barabaza bati bariya abantu bitewe byabo. Ndibuka harimo umumama wese tuvuganira, sinibuka izina rye neza, gato umusaza rwose arengana nta kintu yakoze. Kubw'amahirwe twebwe n'abo bantu bo muri famiye nabo bari barihishe iwacu, nabo turagarukana, baracyanariho ubu ngubu, uretse umubyeyi umwe witabye Imana azize hypertension mu mwaka ushize, ariko abandi baracyariho.
ubuzima butoroshye birumvikana bwo kubaho muhisha abahigwaga, kubaho mu guhunga muri ubwo buryo mukagaruka, nubwo tutabyita kwenda bwari bukomeye nk'ubw'abahigwaga uko byari byifashe, ariko noneho mubasha kuza mutangira urugendo nk'urw'abandi banyarwanda bose kubaka igihugu mu buryo bwo guhumurizanya. Ariko mbere gato yo kutugeraho ngaho ndagira ngo mbwire Peter, nk'umwana wo mu muryango utarahigwaga kiriya gihe, utarigeze uva no mu gihugu, yewe wabonye byabaye bana bagenzi bawe muri ibyo bihe, nyuma gato y'uko jenoside irangiye, mwari muri mu myaka imwe, bamwe utakibabona, abandi uzi ko bishwe n'uko byagenze. Icyo gihe nk'umwana muto wiyumva gute uri mu byiruka? Urumva tugihunguka jenoside irangiye, ndi mu bantu bagiye kwiga mbere, kuko urumva hari abantu bake bandi barakiri mu buhungiro, turi bake cyane. Tujya kwiga, twari bakeya, twiganaga hari harimo abana abenshi nko mu bo twari dusanganywe bari bake kuko urumva abandi bari bakiri mu buhungiro. Abenshi twiganye bari bavuye hanze mu buhungiro, bumvise ko inkotanyi zabohoye igihugu, abavuye i Burundi, abavuye Uganda, nibo twatangiye twigana. Ariko urumva nta kintu kidasanzwe, gusa urumva ntabwo twari tumenyeranye. Barumva bari bafite imico itandukanye, banaturusha, barabyumvaga cyane ko abenshi wasanga bazi icyongereza cyane, abavuye i Burundi bazi igifaransa cyane. Ariko urebye twarageragezaga turabana kugeza urumva ubwo ni primaire. Urumva primaire ubwo twayize turayirangiza tubana neza, ariko abenshi bari abo bantu bavuye hanze, kuko abandi bari bataragaruka, abandi bagiye bagaruka tugeze nko mu wa gatatu nyuma y'imyaka nk'ibiri itatu. Ariko abo twatangiye twigana mbere twari bake bari basanzwe mu gihugu, abandi bari bavuye hanze bahungutse. Urumva n'abari barahunze za 59 ngira ngo nibwo bagarutse, aho bamenye yuko igihugu cyabohojwe, igihugu cyongeye cyabaye amahoro, inkotanyi zagifashe, babasha kugaruka, baraza twari bo twigana. Abandi bari bake cyane. Ubwo ndashaka kugaruka ku buryo bw'amarangamutima, kumva ko ntimuziranye. Nibyo koko birumvikana, umuntu aje wenda ahunze muri 60, undi yahunze muri 90, kugaruka kare byari byoroshye kuruta wagiye muri 94. Ariko noneho mu marangamutima yawe hari wa mwana mwakuranye utakibona kandi uzi neza ko yapfuye, hari wa mwana mwakuranye wagiye mu buhungiro utari muragaruka. Mu marangamutima yawe wiyumvaga gute nk'umwana wabonye ibyo bintu? Byari bigoye kubyakira, kwibaza hari umwana twari duturanye, hari uwo twari tuziranye, uyu munsi yagombye ko ari kwiga none ntahari, yarapfuye. Byari bibabaje nubwo nari muto, ariko wumvaga bibabaje, ukumva birababaje. Twabagaho ubona dusa n'abihebye, no mu ishuri ugereranyije ubonaga tutishimye, abantu twihebye. Urumva kari akababaro, biteye ubwoba, biteye agahinda. Urumva twagize navuga ngo twahungutse mbere, twaje tuza imibiri ikiri mu nzira, ikiyandagaye. Urumva ni 94 deja irimo irashira nko mu kwa munani, mu kwa kanga, imibiri yandagaye. 95 yari igihari. Rimwe na rimwe rero urumva byari bikomere gusa, byari bikomere, kari akababaro, uburyo umuntu ashobora no kwifata ukaba warira, wumva neza byanze mu mutima. Birumvikana kuba agahinda ko ntiwakabara kandi uracyari n'umwana. Tugiye kuza twinjire mu nsanganyamatsiko yacu, ariko noneho mbereho gato ndaza kwibaza se wa musaza warujijutse, wa musaza ufite ubushobozi, washoboraga gukora ibintu bimeze gutyo mu gihe cya 94 muri jenoside, mbere gato cyangwa se na nyuma gato yabaganirizaga iki ku bijyanye na jenoside? Yabaga yababwira se ni bibi, barashaka ko dukora ibi, cyangwa se na nyuma yababwira nyine ndashaka kumva ikiganiro byibuze yaba yaragerageje guha abana be?
Kuko muzehe memo na mbere ya jenoside nka nyuma ya no muri jenoside yakunda kutuganiriza cyane, akatubwira amateka, akatubwira ku bintu na mbere byabayeho, kumva za 59 hari imyaka yari atubwira ko nabwo abatutsi bahizwe, bamwe barahunga baragenda. Wenda jye sinabikurikiraga ngo wenda neza nk'umuntu mukuru, ariko hari dukenibukamo yajyaga yeza kutubwira amateka, akatubwira uko byagiye bigenda, akatubwira ati yari umuntu usenga cyane, yari umukatolike, yize mu bapadiri, yadutozaga gusenga buri gihe, buri gitondo, buri nimugoroba twagombaga gusenga, akatubwira ikibi cy'urwango, akatubwira ikibi cyo kugirira umuntu nabi. Ibyo bintu byose ageza kubituganirizaho. Na nyuma jenoside rero irangiye nabwo yarakomeje, akajya atuganiriza, akatubwira atabishoye muri biriya bintu uri kubona ibiri kubaho. Urumva bamwe bari bafunze, abandi baraheze mu buhungiro. Ati nta cyiza cyo guhemuka, nta cyiza cyo kwica mugenzi wawe Imana yaremye. Akageza kubitubwira, akabituganiriza, akatubwira aho byaturutse, akatubwira mu mateka uburyo leta ya mbere cyangwa ya Habyarimana babayeho n'ubundi batoteza abatutsi, babayeho batoteza, bagahunga, tubwira za 59 uburyo bahunze. Hari indi myaka mo hagati muri za 70 mo gutyo nabwo bagahunga. Ati ibi rero nibyo bikomeje tubwira, ariko ikintu hagaragara no kuvuga nk'umukristo usenga yarwanaga avuga ko guhemuka ari bibi, kwica ari icyaha, ko abantu twese turi bamwe, abantu turi umwe. Abantu barabyumva, ni amateka dukunze kuvuga ko atari amateka y'abatutsi gusa, ni amateka n'ubundi twese duhuriyeho nk'abanyarwanda, waba wari mu bahutu, waba ari umututsi, cyangwa se nabo dukunze kwita abatwa, cyangwa se uyu munsi bajyaga bavuga ngo n'abasangwabutaka. Ni amateka yacu twese nk'abanyarwanda, tugomba kuyaganira rero tukanayanyuramo kugira ngo umuntu yumve se hari tubayeho gute muri kiriya gihe, n'uyu munsi uko tubayeho ko kuragaragara cyangwa se kurigaragaza. Ni amateka nyine tuba tugomba kunyuramo. Hanyuma jenoside irarangiye, mutangiye kwiga primaire mu buryo bugoranye, muza kujya segonderi. Rero bamwe bari baranaje ari benshi, bazana ibikomere. Mwari mubanye gute na cyane nko kukureba akavuga ati nawe wari uri mu baduhigaga, ubwo buzima bwo kubana na babana bafite ibibazo, bafite ihungabana, nawe noneho rimwe na rimwe ukabaho ufite n'urwo rwikekwe kuvuga bene wacu nibo babamaze. Bwari ubuzima bumeze gute? Bwari ubuzima bushaririye, ariko amahirwe agiye najyaga amahirwe y'uko urumva muzehe wanjye yarazwi no kwiga. Hari n'abarimu batwigishaga bari muri abo bari bahungutse. Nari nzi n'ubwenge, nari umuhanga cyane, abarimo bakankunda n'abandi bana bakankunda, ariko urumva byari ibintu biteye ubwoba ku bantu. Urumva byatangiraga rimwe na rimwe ugasanga abana ku ishuri aho kuri primaire bimeze nk'utuntu tw'utuzu, bamwe kumva ntiyakwegera undi, nyine ubona ko harimo ikintu cy'urwikekwe, ariko twagize amahirwe tugira ubuyobozi bwiza, inkotanyi ni nziza, barazaga bakatuganiriza, memo nabo barezi bakatuganiriza, bakagerageza kudushyira hamwe kuri rasambura mu gitondo, bakatwigisha, bakaduhumuriza. Ariko urumva ikibazo cyabagaho, urumva abana bagiye batandukanye, urumva byanze kunze no ku ishuri habaga bari kutuganiriza, bari kuduha icyerekezo, bari kuduha umurongo. Ariko umwana ashobora kugera mu rugo, ababyeyi bagahita bamukuramo bimwe yabwiriwe ku ishuri, kamubwira ibindi. Bati ndibuka wajyaga atubwira ati ubu ngubu ugiyewe, ati papa arafunze, ati ngera mu rugo mama, ati babwira byose, ati ubu ngubu nirirwa ngemura hejuru yaho. Urumva rero nubwo baduhaga umurongo, nubwo bagerageza kutwigisha, bagerageza kugira gute ngo baduhuze bazane bwa bumwe, ariko urumva ikibazo cyabagaho nuko yashobora gusubira mu rugo, yagenda ababyeyi bakamukoropamo bya bindi. Bati nubwo wiga ubu ngubu indobo yanyumiye ku mutwe ngemura, biri guterwa n'aba bantu. Byanze bikunze umwana akamukatonda akaza yanyu. Umva rwa rugamba rukomeye, ariko bagerageje kwigisha ari uguhozaho.
twisanga uyu munsi tubanye neza, ariko muri ya myaka ya mbere, ya myaka mbere byari bikomeye, byari bikomeye natwe hagati yacu, byavuga ngo wasangaga ntawe uvugisha undi, ari ibikomere gusa bitoroshye. twebwe aho twigaga ubwo ni n'akagiye kuba kacamo cyangwa se nanjye bakabumva kimwe mu byo nziho. Twebwe aho twigaga twagiraga wabonaga sometime ubona ibintu bitaragenda neza, ku buryo washoboraga kuba wajya mu ishuri wagaruka ugasanga umuntu yafashe umwanda wo muri toilette akawuzana ku buriri bwawe, ngo warokotse jenoside yakorewe abatutsi. Hakirimo ingengabitekerezo muri ubwo buryo, yababona muri famiye za areje muri kuganira. Urabizi ko areje ni umwe mu murongo wafashije abantu kongera kugaruka mu buzima, akavuga ngo buriya barimo baracura umugambi wo kugaruka natwe ngo batwice. Ugasanga nyine hari urwo rwikekwe rw'abavuka mu miryango yakoze ibyaha, yishe abatutsi. Hari na babandi nabo bari kurwana no kugira ngo bagaruke mu buzima, bomorane ibikomere nabo, ariko ugasanga ntibahuza. Mwebwe aho byari biri ku ruhande rwawe, ese wabibona gute? Wabonaga ari ibintu bizafatira nk'igihe kingana iki? Urumva primaire ho ntabwo byarumva, twari turi bato turi abana, ntabwo ho byari bitandukanye cyane. Twaje muri segonderi. Segonderi nagize amahirwe niga mu ishuri ryiza, nize i Nyanza muri college ya Kristo Umwami, higa imyaka 6. Aho ni ikigo cyari gifite umurongo, ni ishuri ry'abapadiri, ntabwo wenda byakunze kuhaba cyane, nta n'ibyahabaye. Twari tubanye neza, no gusenga hariya aho birumvikana, misa mu gitondo, nimugoroba gusenga, hari amafamiye ya erije pe, twari tubanye neza cyane, ariko twajaga tujya n'umuhango wo kwibuka, n'ubundi akeye kugihari ko ririya shuri naryo ni ishuri rya kera, naryo ryabayemo amateka. Wenda ubwo abadukurikira bazi n'amateka y'umupadiri wahayoboye wakoze jenoside, ngira ngo afungiye Arusha maybe, arahari. Hanaguye rero abatutsi, twagiraga umuhango wo kubibuka, n'ubu ngubu ndakeka barawukomeje kandi kwa gatandatu ku itariki 8 aho ngaho i Nyanza. Ariko Kristo yagiraga uwayo yihariye, kuko naho hari abantu baguyemo, kuko bifite n'imva irimo imibiri y'abazize jenoside, tukibuka ijoro ryo kwibuka. Abahigaga muri jenoside nabo bakaza bakaduha ubuhamya, bakatubwira, ndetse bigeze kuduha ubuhamya, baduha umupadiri wahize, just yabaye padiri ariko yahize jenoside yiga hariya, atubwira uburyo Kristo bagira dortoir za etage. Yaga duha ubuhamya muri iryo joro, atubwira uburyo bijya gutangira abana bamwe baranaga imikupa zino twaje gukoresha amasuku ku ishuri, umwana akaryama munsi araranye kupa, ufite rakereta akayira. Numva batubwiraga amateka y'ukuntu byagenze. Bimarezo murumva rero ko n'uwari umuyobozi waho nawe yishoye muri ubwo bwicanyi. N'ubu ngubu ndumva afungiye Arusha, niba ataramuka, simperuka gukurikirana amakuru wenda yabyo, ariko ndabizi ko hari umuntu wayoboraga Kristo wafungiye Arusha, umupadiri. Urumva rero ntibyari byoroshye, ariko kubera ryari ishuri ryiza, batanga inama, batanga uburere. Urumva hari n'amashuri amwe namwe hagiye haba ibintu by'ingengabitekerezo ya jenoside mu mashuri, ariko wenda aho nizege ntabwo byakunze kuharangwa. Kwari ugusenga, bakatwigisha ubupfura. Abapadiri kamemura, urabazi, directeur ari umupadiri, prefet ari umupadiri. Urumva rero ntabwo byakunze kuhaba cyane, ariko nzi ko byahonetse ko tubanye neza. Ibyo bintu wenda byo kuba hari abashoboraga kuba yazaga agahemukira uwazi ko yarokotse jenoside, hariho ntabwo byahabaye. Ni ishuri ry'intangarugero, twari tubanye neza pe, icyo ndakizi. Nuko turize, turangije segonderi muri ubwo buzima. Ubwo wenda ku rundi ruhande rwaho amashuri bitari bimeze neza, abanyeshuri batari bameze neza, nabwo tuzagira igihe wenda tubigarukeho, cyangwa se tuzabona n'uzabituganirize. Ni mu buryo bwo kugira ngo turusheho kumenya neza uru rugendo rwo kwibuka jenoside, ndetse n'imyaka yo kwiyubaka kw'abanyarwanda, urugendo ibyaruranze kugeza na n'uyu munsi, kandi dukomeje, kuko nkeka ko tuzakomeza kwibuka imyaka yose uko ingana. Urangije segonderi rero, usohotse hanze ahangaha, abasore cyangwa se abahungu bari mu miryango y'abakoze jenoside cyangwa se itarahigwaga muri kiriya gihe, bakunze kujya bahura n'ikibazo cyo gukunda umukobwa
wari uwo badahuje umuryango, wari mu batutsi bahizwe, waniciwe n'ababyeyi se cyangwa se barokotse, ariko akaba afite icyo gikomere cy'uko barokotse. Rimwe na rimwe ugasanga wenda ntabwo ngiye kuvuga kuri wowe, ariko tugiye kwivuga muri rusange kugira ngo tuhite tunabikomeza tubyumve. Ugasanga nanone agize iyo mbogamizi yo kuvuga se ndamuca hehe, afite izo ngingimira z'uko umuryango wacu waba warakoze jenoside, tutari duhuje amateka. Byo wabibonye ute cyangwa se n'uyu munsi? Ariko uyu munsi ngira ngo ntibikiriho, ariko se muri urwo rugendo rwo kwiyubaka kugira ngo tugere ku bumwe n'ubwiyunge, tugere mu gihugu kitarimo amacakubiri uyu munsi, yo yari inzira imeze ite nk'umuntu waduha? Mu nyuma icyo kibazo byabayeho wenda n'abadukurikiye bose barabizi, ni byakunze kubaho, ariko uyu munsi nongera no ndashima hari intambwe leta nziza yacu yadukoreye. Uyu munsi nibaza ko ibyo bintu bitakiriho, ariko muri iyo myaka yo hambere byabagaho, umusore akaba yakunda umukobwa cyangwa umukobwa akunda umuhungu, rimwe na rimwe ugasanga ariko bashobora gukundana, ariko kiza kuba cya kibazo cyo mu mafamiye, atarasi uwacu, ati hariya ni n'abantu batumariye abantu, ati abandi nabo bati bariya nibo bafungishije so cyangwa sokuru cyangwa nde cyangwa nde. Urumva rero ibyo bintu byose byakomeje umuryango. Nanjye narabibonaga byagiye wenda ntabwo byambaye, ariko hari bagenzi banjye byabayeho, yakunda umukobwa pe bakundana pe byanyabyo, ariko yagera mu rugo famiye rimwe na rimwe bikaba atatinyuka no kumugeza mu rugo ngo amwerekane. Urumva cyari ikibazo gikomeye, nk'abana bari bakirangiza segonderi, bari muri adolescence, bateretana bajya gute. Icyo kibazo nzi ko cyabagaho, uriya muntu ati ugatinyuka ugakundana nawe, bikabaho. Ariko uyu munsi nzi ko hari indi ntambwe yatewe, aribyo navuga ko tunashima rwose leta yacu uruhare yagize mu kunga abanyarwanda, kuzana bwa bumwe. Ni ikintu kigaragara gishimishije, buri muntu wese yashima. Twageze kuri topic yacu, aho ni topic cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo uruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu kitagira amacakubiri. Twasoje ishuri, izo ni challenge twagiye duhura nazo twese, na n'uyu munsi ntabura udusigisigi, ariko turimo dushima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ikomeje kudufasha kugira ngo twumve ko buri wese ari umunyarwanda, nta by'abahutu nta by'abatutsi, twese turi abanyarwanda kimwe. Ariko mu ruhare rwo kubaka noneho igihugu kitarimo amacakubiri, reka duhere kubanza kwiyubaka nk'abanyarwanda. Twari dusize igihugu kirimo amatongo, twari dusize igihugu izanka zarashize zahoze zidutunze, twari dusize igihugu kitakirimo abantu. Byari bibi mu kubivuga, byo byari bibi. Turebe noneho mu buryo bwo kwiyubaka nk'umuryango. Wari ufite ryabarizo ntakirifite, wari ufite iryo vuriro ryasenyutse, nyine harimo ibintu byinshi byari byamaze gusenyuka. Iyo wabirebaga ukareba ku ruhande rw'abiciwe n'abishe, mu buryo bwo kwiyubaka byari mu wuhe mujyo, cyangwa se wabonaga bizahurira he? Muzahuza mu gushakira hamwe, se muzajya mu isoko rimwe, se muzahahira hamwe, ese ubwo buryo bwo kugira ngo abantu bahurire hamwe ariko mu buryo bw'iterambere, byo byari bihagaze bite? Nabyo byari bigoye, ubona ko byari bigoye. Urumva ahenshi kwari guhera kuri zero. Igihugu cyari cyarasenyutse, ibintu byinshi byarasenyutse, bari bafite bimwe barabisahuye. Urumva biranavuga, wenda mfata urugero kuri famiye yacu. Urumva twe twarahunze, tumaze guhunga, nyuma mu gihe cyo guhunga hari abandi bantu batahungaga bagasigara basahura. Nigeze kukubwira ko muzeho atahunze, yaje kudusanga mu nzira nyuma. Hari abantu batahunze basigaye basahura, abo yasigaye arwana nabo, arimo ashaka kurwana nazo. Urumva wa mugambi bari bafite w'ubwicanyi, hari abatavuye ku izima barasigara, basigara bashaka kugira ngo
baze bahangane n'inkotanyi, baze barwa bibi. Urumva umutima mubi bari bafite barawugumanye. Urumva rero kenshi n'abahungutse baje basanga nta kintu gihari. Kubera iki? Kubera ba bantu bakoze amabi barasigaye, basigara basahura, hari amavuriro barasahura, nta kintu na kimwe cyari gisigaye. Urumva rero icyo gihe imiryango myinshi yahereye ku busa, kwari ukongera kwiyubaka, kwari ukongera gushakisha, wenda rimwe hakazamo na ka kantu k'urwikekwe. Hose arajya mu isoko ririmo abo nahemukiye, ajya mu isoko ririmo abampemukiye. Urumva cyari ikibazo, ariko leta igenda ikora uko ishoboye, igenda igerageza kubanisha abantu neza. Hagenda mu Rwanda haza imiryango rimwe na rimwe ifasha abantu kwiteza imbere, iki n'iki, ibyo byose nibyo byagiye bishingiraho. N'abantu bagerageza gukora, barongera bariyubaka, kuko ahari amahoro, iyo ahantu hari umutekano, hari amahoro, byanze bikunze icyambere nuko ufite amahoro n'ubuzima. Abantu barongeye baragenda bariyubaka gake gakeya kugeza aho uyu munsi tugeze. Igihugu cyacu nacyo turabizi, ibikorwa remezo byari byarasenyutse, none uyu munsi turi ku rwego rushimishije ku ruhando mpuzamahanga. Urumva byose rero byagiye biza gake gakeya, abantu biyubaka. Ariko urumva icyazagamo cyane, cyabigiragamo uruhare, ni bwa bumwe bageragezaga guhuza abantu, bakabereka ko hakaba kwiyunga, hakabaho ko bashobora gusobanurira abantu, nyaboneka nubwo niba ari umwana wenda nubwo se afunze kubera ibyo yakoze, uyu munsi ntabwo azira ubusa. Uyu munsi ukeneye kuza ugateza imbere igihugu cyawe, ku buryo abantu bageze aho n'aba bana bari mu bakoze jenoside nabo uyu munsi babyumva, nabo bakagerageza kuza kubaka igihugu, kugeza aho yumvaga ati ubundi ndakora nkora iki, ndagira uwarokotse jenoside nawe atese mama, urumva byari bikomere byababaye, nawe atese ubundi ndakora nkora iki ko abanjye bashize, ko ntacyo dusigaranye. Ariko urumva habaho za mbaraga, habaho bwa butwari bwo kongera gufata abantu ukabasobanurira, bwo kongera kabubaka, gusana imitima. Hazamo za gacaca zaraje, abantu babacira imanza, abantu barabunga, bamwe barababarirana, abandi baratinyuka baza gusaba imbabazi. Kugeza uyu munsi rero urabona ko iterambere riri kuza. Uyu munsi abantu hari aho bageze, ariko urumva mu minsi ya mbere ntibyari byoroshye, rwikekwe rwatumaga n'abantu gukora bigorana. Yego, twabyumvise. Ni ababyeyi muri rusange warugarutseho bari bafite ibyo bibazo ndetse n'ibikomere muri icyo gihe bitari biboroheye, ariko noneho babana babo twaje mu kubaka igihugu. Babana babo bari ku ishuri, barataha muri vakansi, bakeneye kwiyubaka ndetse no gufasha igihugu. Ubona ari iki cyafashije urubyiruko mu rwego rwo kugira ngo rubashe kugira imbaraga, noneho rujye mu mujyi umwe na leta ibasaba kubabarirana no kujya kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside? Urubyiruko ikintu mbona cyagiye kidufasha, harimo inama twagiye duhabwa, harimo ko twigishije ko tugomba kubana neza. Byanze bikunze nibyo navugaga. Urumva rimwe na rimwe hari umurongo abantu bashoboraga guhabwa bari kwigishwa, ariko wagera mu miryango bigahinduka ibindi, bakakubwira ibindi. Uri kumva? Bakakubwira ibindi. Mu gitondo wasubira ku ishuri, wajya mu nama, wajya hehe, ukumva ibindi. Radiyo zari ziriho, radiyo bakigisha, ariko ugasanga ya myumvire y'ababyeyi bo baracyafitemo bya bintu byabo bya kera wagira ngo babibashyize mu maraso, bagashaka no kubishyira mu bakiri batoya. Ari byo gihe mbona ikintu cyagiye kigira uruhare. Hari n'akantu keza leta yakoze, buriya imbaraga nyinshi umunsi leta yashyira imbaraga nyinshi mu rubyiruko, kandi urubyiruko bari izo mbaraga z'igihugu. Nabara n'abakoze jenoside nabo twumva yuko abantu baheragaho ba mbere bari abakiri batoya, nibo bantu bumva vuba, baba bafite amaraso ashyushye bigize gute. Uyu munsi leta yacu nayo iri gushyira imbaraga muri rwa rubyiruko. Urubyiruko uyu munsi ruri kwiga ikoranabuhanga, ruri kugira gute. Uyu munsi hari abakiri bato, uyu munsi bashobora kugenda n'umubyeyi akayamubwira ibintu by'amacakubiri, ibintu by'inzangano, umwana akamubwira ati uzabaze, akakunyomoza, akagira gute. Nkunda kubona nko kuri social media ngenda ndabigarukaho mu ruhare rw'urubyiruko mu kanya twinjiye mu nsanganyamatsiko nyirizina neza. Social media
tujya mbona abantu kuri Twitter na Facebook na Instagram n'ahandi ubona bagifite wa murongo w'ingengabitekerezo ya jenoside wo kwangisha abantu abandi. Uyu munsi urubyiruko nitwe turi gukoresha ikoranabuhanga cyane, turi gukoresha social media cyane, no mu kubarwanya uyu munsi natwe twifashisha social media. Uyu munsi turabasubiza, aravuga ikintu ukamunyomoza, ugatinyuka mubwira uti wibeshya, avuga ibintu uko biri, ati mwagiye mubeshya abantu, ariko uyu munsi ntabwo mwatubeshya, twariboneye, twarabibonye. Ubikomoje uvuga ati mu kanya twinjira neza muri topic, noneho ni urubyiruko twabonye, ni urubyiruko nyine n'imbaraga z'igihugu, ushaka kwigisha neza buri uca bato, ushaka ko ikintu kigira impact. Surtout nko mu Rwanda aho usanga n'ababyeyi benshi batagiriho, kuko nyine abenshi bapfuye muri jenoside, urubyiruko rwavutse nyine nibo bantu bagomba kwiga no kumenya amateka. Nayo mpamvu ibiganiro nk'ibi ngibi bikomeza kubaho, niyo mpamvu dukomeza kwibuka kugira ngo n'abatabizi bamenye aya mateka. Urubyiruko rurabona rusabwa iki kugira, kuko hanze aha nubwo turi kwishimira ko tumaze gutera intambwe y'uko amacakubiri ndetse n'ihembera rwango n'ubwicanyi ryashize, ariko hanze haracyari abantu bafite urwo rwangano, hari abantu bagipfobya jenoside, hari abantu batari gushaka kubivuga uko byagenze, bakigoreka amagambo mu rwego rwo kugira ngo koko bakomeze bikuze, bagaragaze ko bakiri beza. Uyu munsi ni cy'urubyiruko rurimo rurasabwa kugira ngo tujye mu mujyi umwe n'uw'igihugu kidusaba kugendamo w'urukundo, kubana neza, gutera imbere, ndetse kandi no gukomeza kwigisha amateka yaranze igihugu cyacu. Uyu munsi hari ibintu nka bingahe bishobora kugarukaho bishobora gufasha abakiri batoya. Ikintu cya mbere nasaba abakiri batoya ni ukubanza kwiga, bakiga amateka. Rimwe na rimwe urumva nuramuka uhuye n'umuntu uri kuyagoreka, nawe ntayukuruza utarize, bizagora ko nawe ujya kunyomoza ibyo nawe utazi. Barasabwa kwiga mbere na mbere, nibige, basure inzibutso zishyinguyeho imibiri y'abakoze jenoside, bamenye amateka, bazisure, basobanurirwe, basure ibintu byose by'amateka byadufasha kumenya uko jenoside yateguwe kugeza ishyizwe mu bikorwa. Bagerageze gusura, kumenya, kwiga amateka y'uburyo inkotanyi zabashije kubohora iki gihugu. Hari ahantu henshi ho gusura, hagiye hari ibimenyetso by'aho urugamba rwo kubohora igihugu rwabereye. Harahari hatandukanye, haba hari Akagitumba, harahari ku Murindi, hari ingoro nyinshi zisobanura ibyo bintu. Urubyiruko ari intambwe ya mbere bagomba kubanza guheraho ni ukwiga, kwiga ibyo bintu, kugira ngo nibura nujya kunyomoza, nujya guhakanya wa wundi uri kugoreka aya mateka, umuhakanye hari icyo ushingira, ufite aho uhera. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero, urubyiruko rusabwa gukora, rurasabwa kutumvira bamwe mu babyeyi bashobora kuba bagifite bya bisigisigi. Ntabwo twavuga ko byarangiye neza, kuko uyu munsi turacyari kubyumva mu makuru, turacyari kubibona. Uyu munsi ejo bundi nari ejo hari groupe tubamo, umuntu ejo wadufowadingiye umwana ngo wapfobeje jenoside. Umwana ubona ukiri mutoya, kari akantu k'akaripoti ubona basa n'abakoze, social media zarabyoroheje, bavuga uyu mwana atuye hano yapfobeje jenoside, umara dufowangira. Umwana ubona ukiri mutoya bikabije. Abantu bamwe bazaga nk'uyu mwana babikora bati ni bimwe byo kwishyiga nyine, ati ni bimwe byo kwishyiga, uri kumva rero. Birasaba ko kutumvira abo bantu, abo bake basigaye, nibo bake, ntabwo ari benshi, ariko abo bake basigaye urubyiruko babanyomoza, abakiri bato babanyomoza. Nakubwira ibintu ntiwite ko ari umubyeyi wawe, ntabwo kuba ari umubyeyi wawe. Ntabwo uyu munsi dukeneye ko igihugu cyakongera kurohama, cyakongera gusubira inyuma. Mubwiza ukuri, wenda ufate niyo ntambwe yo kumusobanurira, nawe ugerageze umubwire. Uyu munsi wagize amahirwe yo kwiga, wowe waragize amahirwe yo kwiga, fata wa mwanya ugire gute umusobanurire. Hari byinshi uzi watazi,
nubwo ari uwa kera ariko ibyo afite byinshi ni bya bindi bya kera bimurimwo bakuriyemo by'inzangano n'iki, ariko uyu munsi urubyiruko ruri kuri level nziza yo kuba uyu munsi bafite nibura basic information zisobanutse. Icyo gihe zifashishe ugeze kumusobanurira. Ikindi wenda nasaba urubyiruko cyangwa abakiri bato nk'abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Uyu munsi twagiriye amahirwe twiga neza, ikoranabuhanga tugira amahirwe riraza. Nanashimira His Excellency nyakubahwa umukuru w'igihugu ku muntu wateje imbere ikoranabuhanga. Uyu munsi abantu urubyiruko rwo gukoresha ikoranabuhanga cyane, ikoranabuhanga riri kwihutisha amakuru cyane. Turacyafite rero bantu benshi bari kugoreka amateka, bari gupfobya jenocide yakorewe abatutsi cyane. Benshi usanga bari hanze. Uyu munsi rero umurongo bari kwifashisha ni social media. Icyo dusabwa rero ntiki, abakiri bato ni uguhaguruka tukabarwanya, tukababwiza ukuri. Uyu munsi nahoze mbibona muri no minsi ubundi iyo tugeze no bihe byo kwibuka, niho bakotana, nibwo basara. Yego, nibwo basara. Igihe narebye nabonye buri kintu baba bagamije. Urumva wakwibaza ngo nukubera icyo tugeze mu bihe byo kwibuka aribwo bakaza umurindi. Impamvu nta yindi, bagamije gutoneka ati wa wundi warokotse utapfuye, basi reka nyene nshyira ikintu hariya kuri social media n'ubundi mu gihe ari kwibuka be kimubabaze ashenguke. Buriya nabwo ni uburyo, ni nko kwica rega. Buriya ni nko kwica. Buriya umuntu ushobora kugufatira uri mu byago akaza kugukina ku mubyimba, nabyo ni nko kwica. Yes, bari abantu rero dukeneye kubarwanya. Ubu nicyo gihe cyo guhaguruka muri bino bihe turi mu minsi 100 yo kwibuka, kuko niho nabo bakajije umurindi. Dukeneye guhaguruka, dushake bando yandike, wandika umunyomozi bivuze sibyo uzabeshya abandi. Turabikora kuri social media. Hari groupe abandi bantu tugira groupe y'abantu bakoresha X cyangwa Twitter, dusanga turi kwibukiranye bati nyaboneka nimurebe nakaranditse, batubazi turanabafollowinga rimwe na rimwe ngo tuze kubona aho tuza kubarwanya. Ati nyaboneka agahita aza kuri groupe akatwibutsa ati muhaguruke tujye kwamagana uriya muntu. Mukanya undi nawe akabonye ati n'uyu nguyu ati mumurebe ibintu ari kwandika, mugende mumusubize. Icyo rero nicyo uyu munsi nanjye nakongera kwibutsa abakiri batoya. Uyu munsi nibo bantu ba mbere bafite uruhare mu kurwanya ibintu. Ubwo ni ukuvuga ku bijyanye na social media, kuko urubyiruko nirwo ruri kuzikoresha cyane. Uruhare rw'abakiri batoya rero rugaragare. Uyu ni umusanzu nawo bashobora gutera igihugu mu kuri kwa kwiyubakira igihugu, kurwanya abantu bari kugisenya, abantu bari kukibeshyera, abantu bari kubw'inyungu zabo cyangwa kubwo guhishira amabi bakoze cyangwa ibyo bakoze, bakaza kwifashishije izo mbuga nkoranyambaga. Abakiri bato bafite uruhare rwo guhita babasubiza direct. Aho ni kubakoresha social media. Hanyuma tureke wenda social media. Ikindi kintu no gufatanya kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Nyaboneka burya ibintu bitangiye abantu bapfobya, gupfobya ubwabyo byo nabyo turabizi kandi n'icyaha gihanirwa n'amategeko mu Rwanda. Ibintu bitangira ibintu babipfobya, bica amazi, abiha uruhare rutoya, abiha uruhare rutoya, yerekana yuko bitari bikanganye. Ariko niba jenoside yakorewe abatutsi yarabaye hagapfa abatutsi basaga miliyoni, ni ikibazo gikomeye, n'abantu benshi. Urumva rero igihe cyose hagira kandi kantu gashobora kugaruka muri sosiyete kakaba kateza ikindi cyatera indi jenoside, reka mvuga indi jenoside, cyaba ari ikintu kibabaje, cyaba ari ikintu gikabije. His Excellency niyo ujya ukunda kuvuga mu mbwirwaruhame ajya aduha, avuga ati ntabwo u Rwanda ruzapfa kabiri, byabaye buriya ntibizongera. Icyo dusabwa ni ukumutera ingabo mu bitugu, ntabe wenyine. Abakiri batoya tumufashe, kumufasha nta kundi, na cyane ko adufitiye icyizere. Natwe kandi turakimufitiye. Abakiri batoya duhaguruke, kumufasha no guhangana na ba bantu. Bariya bantu siwe baba bashaka gusa, barashaka n'abanyarwanda. Icyo gihe rero duhaguruke duhangane nabo, turwanye ingengabitekerezo duhereye iwacu mu miryango, duhereye iwacu muri ba babyeyi. Wenda navuze ko atari benshi ariko hari bake bagifite ibisigisigi.
abo ngabo nibo utitaye ko ari umubyeyi wawe, utitaye ko ari umufamiliye wawe, uyu munsi wumvise ari mu murongo wo gutana, ufite umwanya, ufite uruhare, ushobora kumubwira, umubwira mu kinyabupfura, ariko ukamubwira. Urumva umubyeyi ufite uko wamubwira, ariko byanze bikunze uramubona. Ndabizi kandi bazumva, bazatwumva, tuzafatanya. Dufite ubuyobozi bwiza, itangazamakuru namwe murafasha cyane gufasha kwigisha, kubabwira, kugira gute. Icyo nzi nuko bizagezaho bikagenda neza. Ni inama duhawe na Peter, yatuganirije neza cyane, yatubwira urugendo rwa jenoside, utari uri mu bahigwa ariko wabaye mu muryango warinze cyangwa se wafashije abahigwaga icyo gihe, aza gukura muri ubwo buryo. Ku ishuri mwabyumvise uko byari byifashe, urugendo rwo kwiyubaka. Tujya tubisubiramo tukabivuga ko na kare namaze kubivugaho, ntabwo ari amateka y'abishwe cyangwa se y'abatutsi gusa, ni amateka dusangiye twese nk'abanyarwanda. Ari ibyo uba ufite nk'umututsi cyangwa se uwahigwaga muri kiriya gihe, hari n'ibyo umuhutu cyangwa se uwahigaga muri kiriya gihe nawe afite. Twese tugomba kubisharinga, tukabiganira, kugira ngo twerekane isura ya nyayo yagutse y'uko igihugu cyacu cyari kimeze, y'uko imitekerereze y'abantu muri kiriya gihe yari imeze, ndetse n'uyu munsi nabwo uko byifashe. Ubwo turi abanyarwanda, duhuriza hamwe. Hanyuma ngira ngo tugane gato no ku musozo. Hari ikibazo abantu bakunze kwibaza, ngira ngo nawe mbe nakubaza, ikibazo gihora kigaruka mu mitwe ya benshi, duhora tunibazaho kugira ngo dushake wa mugani igisubizo cyayo. Iyo tugiye kuvuga aya mateka mu buryo bw'ubwanditsi, mu buryo bwa filime, mu buryo bw'imivugo, kuririmba, akenshi usanga bigaruka kuri ba bantu bahigwaga, ku batutsi. Aribo bashaka kubivugaho, babigarukaho cyane, bavuga amateka yabo. Akenshi usanga banagaruka bibanda ku gice cyabo cyane, kubera ko nyine araza kujya mu marangamutima y'uko icyo gihe byari bimeze. Aravuga kuko byari bimeze hariya, uko bahigwaga n'ibyo bakorewe, ariko ubwo urumva nyine yafashe mu mpande zombi. Ariko surtout ugasanga nyine turagaruka dusanga abatutsi nibo turi gukomeza tubona amateka yabo cyane, ibyo bari bafite mu mitwe. Twabuze abantu cyangwa se n'umubare w'abandika bavuga kuri ayo mateka w'abahutu ukaguma muri mukeya. Ntabwo turi kubona abantu bari ku gice cy'abahigaga kiriya gihe bashaka kuvuga amateka yabo. Byo kuri wowe ubifata nk'iki? Ukuntu ugiye mbyumva, urumva harimo cya kintu cyo hari abasa n'abashaka kubyihunza, hari abashaka kubyihunza, ukabona ntibashaka kubivugaho. Niyo mpamvu ugira gutya, no wenda bihe turimo byo kwibuka, uzasanga akenshi umubare munini n'uw'abahigwaga, n'uw'abarokotse jenoside. Abandi si ukuvuga ko hatarimo nabo abaza ngo twifatanye, ariko ni bakeya, baracyari bakeya. Nyaboneka rwose nsaba buri munyarwanda wese, buri muntu wese, yewe uretse n'utarahigwaga, yewe n'abavuka mu miryango y'abakoze jenoside, bakeneye kuza uyu munsi bakifatanya n'abandi, bakeneye kuza bakumva ibi bintu, bakeneye kuvuga nabo bakavuga uko byari bimeze. Rega nabyo birakenewe, kuko hari abo bifasha, hari abo byubaka, hari abo biruhura, hari abakeneye kubyumva, apana kumva iby'uruhande rumwe. Nabo bakeneye kuza bavuge, bifatanye n'abandi, apana kuba byarekerwa abahigwaga cyangwa abarokotse jenoside. Nabo bakeneye cyambere, bakeneye kwiga, bakeneye kubimenya. Hari byinshi bafite babwira, hari abakiri batoya nabo byagira gute, byakubaka, byafasha bakumva aya mateka, apana kumva biri kuvugwa n'uruhande rumwe. Ni ku bwanjye jya uko mbyumva, nifuza abantu b'Abanyarwanda bose bareka tugafatanya. Memo hariho n'abari hanze, bari barahunze, baje nyuma jenoside irangiye. Abo bakeneye kumenya mudu icyo gihe uko byari bimeze. Bakeneye kumenya, eske uretse uwahigwaga uri gutanga ubuhamya bw'uko byamugendekeye, ese utarahigwaga byaremeze gute? Ese uwavukaga mu muryango w'abakoze jenoside
nawe akavuga uko abyumva. Icyo gihe birajya gute? Biraza gufasha wa muntu byabaye jenoside yabaye atari mu Rwanda, ariko nibura amenye uko igihugu cyari kimeze, amenye uko abantu bari bumeze. Ku bwanjye rero numva bitagombye guharirwa abarokotse jenoside gusa, abantu bose bagombye kuvuga ibibarimo, bavuga uko byari bimeze, bagombye gutanga ubuhamya uko byari bimeze, ndetse nanabasaba rwose kugerageza bakaza kwifatanya n'abandi. Bari igihe umuhango wo kwibuka nyaboneka ntago ari guharirwa abarokotse jenoside gusa, n'abandi bose bagomba kuza twifatanya nk'abanyarwanda kugira ngo turebe ko jenoside itazongera. Never again. Turi kuri icyo kintu gacaca kiza nk'uburyo bwo kugira ngo nyine n'abakoze ibyaha nabo babihanirwe, n'ubundi batinze kwemera. Benshi ntago yashobora kuba yahaguruka ngo avuge ngo nakoze ibi cyangwa se mukuru wanjye yakoze ibi byagenze gutya. Kwari ugutegereza ko atangirwa ubuhamya cyangwa se umuntu agahaguruka akamushinja. Uyu munsi nanone mu rugamba rwo kubaka igihugu, mu rugamba rwo kurwanya abakoze jenoside cyangwa se mu rugamba rwo kurwanya aba bakiri gupfobya amateka yacu, wari urimo uranabigarukaho kuri social media, mu rugamba rwo kurwanya ibyo byose turi guhura nabyo, babandi bari kugoreka imvugo, bari kuvuga ko jenoside itabayeho, bari kuvuga ngo habaye ubwicanyi nk'abandi. Nanone umubare uracyari mukeya w'abari ku ruhande rw'abakoraga jenoside. Ndibaza niki ubona gikwiye gukorwa, yaba ari leta yaba ari abaturage, ni kuri wowe n'ikibona cyakorwa kugira ngo aba bantu baze kwiyunga? Kuko niyo ku mugani wawe, niyo turi kuvuga jenoside, umuntu akabona hari kuvuga igice cy'abarokotse gusa, abandi baracecetse, ku mugani ashobora kubona aho ahera akavuga ariko bariya kuki batavuga. Ariko mu gihe twaba twunze imbaraga tugashyira hamwe tukaba twavuga, wenda yabona yagira n'ikimwaro cyo kuvuga ibyo bintu cyangwa se cyo gupfobya. Nikibona gikenewe muri leta, nikibona gikenewe mu muryango nyarwanda kugira ngo abantu twese twiyumve mu murongo umwe? Icyo mbona cyo uruhare rwa leta yo yararukoze, mbona uruhare rwayo yararukoze. Kwigisha bihagaze neza, bihoraho kandi bizanahoraho. Igikenewe cyane ni ku banyarwanda, twebwe abanyarwanda by'umwihariko abakiri batoya, turacyakenewe natwe kuza daboro tukavuga ibyuzu, ukabivuga ubuhamya ufite ukabuvuga, apana kuburekera abarokotse jenoside. Ababasha kwandika bandike, itangazamakuru narwo uruhare rwaryo narwo ruragaragara, bagerageza muri kugenda mutumira abantu bagatanga ubuhamya, mugatumira impande zombi. Namwe ku bwanjye mbona uruhare rwanyu namwe ruhagaze neza. Iki gikenewe rero ni mu baturage cyangwa mu banyarwanda basanzwe, ariko njye ndibanda cyane ku bakiri batoya. Abakuru bo bamwe ibyo bafitemo wenda rimwe bizanagorana kubibakuramo bitewe n'imyaka yabo, ariko nabo ndabizi bizagera aho bumve, ariko nitwe tuzabigiramo uruhare tukiri batoya kugira ngo tubafashe nk'abantu bakuru. Ariko nibura urubyiruko, abakiri batoya, nyaboneka muhaguruke. Abahimba imivugo muyihimbe, abahanzi bahange, abandika bandike, ababasha kugera mu bitangazamakuru bitandukanye baze bavuge, batanga ubuhamya. Ikindi nkuko navugaga mbere, banifatanye n'abandi, bifatanye n'abandi. Niba gahunda hari umuhango wo kwibuka, nyaboneka baze tugende twifatanye n'abandi. Nibaza ko ibyo bintu bizagereza kudufasha, tukabasha kujya mu murongo umwe, tugashyigikirana. Ubumwe burakenewe, gushyigikirana birakenewe. Nigeze kuvuga gusura inzibutso nabyo biracyakenewe, ariko hakenewe gusurwa erega n'abarokotse, bakeneye abantu baba hafi. Byanze bikunze umuntu utarahigwaga cyangwa umuntu utari uri mu Rwanda ntabwo uyu munsi afite umutima umeze nk'umuntu
wabaye muri jenoside wayibayemo ayikorerwa wiciwe wabonye abe bicwa wabonye abe bashyingurwa ari bazima uyu munsi ufite ibikomere by'umubiri yasigiwe n'abicanyi muri jenoside akeneye abantu muba hafi akeneye abantu bamuhumuriza nyaboneka icyo nasaba iki ni icyo gihe turi mu gihe kirenze ibindi badukeneye dukeneye kubaba hafi dukeneye kuba hafi iyo ni inkunga ni intambwe ikomeye abantu bose basabwa ariko by'umwihariko abakiri batoge nibo nkunda kwibandaho cyane nibo nkunda kwibandaho nyaboneka dushyigikirane tureke kumva ayo navuga ibyo abantu bo hanze uyu munsi bari kwirirwa babeshya ku bitangazamakuru mpuzamahanga turabumva byaba ibyandika cyangwa amaradiyo mpuzamahanga uyu munsi dukeneye kubereka yuko uyu munsi turi mu Rwanda rwiza u Rwanda rw'amahoro u Rwanda rutarangwamo amoko u Rwanda uyu munsi abantu basangira biga mu ishuri rimwe bajyana gusenga ahantu hamwe uyu munsi abanyarwanda bari gushyingirana bititaye ku moko uyu munsi hari ibintu byinshi bigaragaza dufite byinshi twaheraho turwanya bari abantu dufite ibintu byinshi nibaza ko burana berega barabibona rega nuko ni wa mutima wanga kuva ku izima cyangwa kakano ko yanga rere ko bakwihishira ku byo basize bakoze bare ko kandigabo ni ikimwaro bafite ni ikimwaro ariko ubundi nabo barabibona aho u Rwanda rugeze uyu munsi harashimishije amahanga arabibona ni ikimwaro bafite nge mbona ari ikimwaro akihagararaho ati igihugu twasize tugisenya ndebera ukuntu kimeze ubu ngubu ariko icyo nzi nitubigiramo uruhare abakiri batoye nzi yuko bari abantu bazageza aho nabo bakava ku izima yego dutangira twibaza mu biganiro byacu bitandukanye tutangira twibaza ndetse n'abatumirwa nabo tubabaza byinshi bitandukanye bakagerageza kudusubiza ari nacyo gituma nyine dusoza ikiganiro dufite udubonye umwanzuro twibazaga tutese uruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu kitagira amacakubiri yabitubwiye icyambere yatubwiye gusura inzibutso yatubwiye gukoresha social media yatubwiye kandi gukunda igihugu no kutumvira bababyeyi bakituremamo iyo ngengabitekerezo ya jenoside ni uruhare rukomeye ku rubyiruko rero kugira ngo natwe twubake igihugu cyacu kizira amacakubiri kandi kitarimo ikibi twongera kwibaza tutese ko iyo tureba mu Rwanda mu buryo bwo kwibuka mu buryo bwo kuvuga aya mateka mu buryo bwo kurwanya bariya bose bagoreka amateka yacu ko dusanga twibanda ku gice twakwita icy'abarokotse nyuma bahigaga bo biceceke cyangwa se biryamiye batabona ko batabishishikariye icyiza rero dusanze nuko twese nk'abanyarwanda tugomba gutahiriza umugozi umwe tugomba twese gukanguka tukirinda kugira izo soni tukirinda kugira urwo rwikekwe ndetse na ndigabo rimwe na rimwe ikadushiramo kugira ngo dutahirize umugozi umwe twubake igihugu cy'amata n'ubuki ni ikiganiro cyacu rero kigeze ku musozo yari incamake nari ndimo mbakorera ariko tugeze ku musozo dushimira umutumirwa wacu gusa mbere y'uko agenda va muri studio ndagira ngo abanza tubwire nk'umunyarwanda uyu munsi uri mu gihugu yishimiye ugeze he wiyubaka uyu munsi nk'umunyarwanda uri mu gihugu cyiza igihugu gitekanye igihugu kitigeze kigira ngo nihorere kitigeze kigira nihorere igihugu uyu munsi umuntu agenda atikandagira ndi ku rwego rwiza rwo kwiyubaka nongera gushima ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu uyu munsi mu Rwanda hari uburyo bw'imikorere biragaragara tubona n'abanyamahanga benshi uyu munsi bari kwifuza gukorera mu Rwanda bari kuza gushora imari mu Rwanda uyu munsi mu Rwanda ni ahantu uyu munsi ushobora gukorera ukaba wizeye umutekano w'ibyo ukora ukaba wizeye ko nta waguhutaza ukaba wizeye yuko
nta wakugirira nabi, ukaba wizeye yuko ibyawe bifite umutekano, birashimishije. Nanjye ndi mu bantu bishimye, ndi mu bantu uyu munsi ndi gukora cyane kugira ngo nkomeze niyubake kurushaho, nteze n'igihugu cyanjye imbere, nkangurira nanasaba abandi bajene nyamuneka, mu Rwanda hari amahirwe menshi, hari amahirwe menshi y'imikorere, hari amahirwe menshi cyane. Dufite ubuyobozi bwiza, dufite igihugu cyiza, icyo dusabwa ni ukwiga ubwenge bwo gukora muri kino gihugu, tugakoresha mayindi yacu, tugakoresha ubwenge twakuye mu mashuri n'imbaraga uyu munsi kandi zirahari, turacyazifite. Icyo nzi imbere ni heza kurushaho. Mu rugendo rwo kwiyubaka mwumvise aho ageze heza, ariko tunagusaba kuba wasubiza n'amaso inyuma. Hari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bagikeneye ubufasha bw'abamaze kugera heza, hari abakeneye gusanirwa amazu, kugira mukabona ubushobozi nabo mujye mubibuka nyabuna, mu rwego rwo kubakomeza kandi no kubereka ko batari bonyine, aho se mujye muhagera. Ikiganiro rero n'ubundi cyari kuri Tuti Jojo TV, njyewe ndi Joseline Tumukunde. Rwari uruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu kitagira amacakubiri. Tubashimira mwe mwese mwemeye kubana natwe, mwakoze subscribe ndetse kandi murushaho gukundisha ibiganiro byo dukora, mukabigeza henshi hatandukanye. Turabashimira kubw'ubufatanye bwanyu. Dushimire Peter wemeye kubana natwe, wakoze cyane. Namwe mwakoze cyane kuntumira muri studio za Tuti Jojo TV. N'ubutaha ni mu nkenera nzaho mpari. Urakoze cyane. Turabashimiye namwe rero mubana natwe umunsi ku wundi. Ndacyari Joseline Tumukunde, televiziyo iracyari Tuti Jojo TV. Ibiganiro byo nibigenda bigaruka muri ibi bihe turimo, ndetse na nyuma yaho tugakomeza muri wa mujyo twari dusanzwemo, ariko byose bigakorwa mu buryo bwo kutibagirwa aho twavuye. Imana ibahe umugisha, ndabakunda.